Hello lovers, mumeze mute? Uyu munsi twagarutse ariko noneho tujye kujya tuganira ku biganiro bino bitari birebire ariko nanone bitari bigufi bita main key cyangwa se bya bintu by'ingenzi ugomba gukora kugira ngo ugere ku kintu ushaka. Uyu munsi rero naje kukubaza ni urukundo rwawe ni ruramba? Ukundana n'abantu bakakwanga, abantu barakubeshya. Ndagira ngo ibi bintu byumve neza. Izi ni meniki uzagenderaho mbere yuko winjiza umuntu mu buzima bwawe. Ibi bintu nubikora ndakubwiza ukuri ntabwo uzongera kubabazwa n'urukundo. Ikintu cya mbere ugomba kumenya, cya mbere gisumba ibindi byose, ni ukubanza kwimenya. Urinde, ukunda iki, wanga iki, ushaka iki, ni izihe ntumbero ufite mu buzima bwawe. Reka nguhe urugero. Niba umuntu ari umufundi, niki akenera kugira ngo yubake inzu nziza igaragara, ikomeye, ku buryo buri muntu wese azajya yireba akavuga ati wow, cyangwa se ku buryo buri muntu wese azajya avuga ati nkeneye umufundi wubatse iyi nzu. Ni ukuvuga ngo hari ibyo akenera. Bivuze ngo rero no mu buzima bwawe wowe iyo utarimenya ntushobora kumenya umuntu ushobora kwinjiza mu buzima bwawe ushobora kukubaka. Niho hahandi ugenda uzanamo nyine abantu bagusenya, bakubabaza kubera ko nawe ntago uwizi. Ikindi kintu cya kabiri ugomba kumenya nanone ni ikintu ugomba gushingiraho bita respect cyangwa se icyubahiro. Kubaha uyu muntu ushaka kwinjiza mu buzima bwawe, arubaha. Ese iyo muganira biba bimeze bite? Ese murumvana? Ni wa muntu muganira ku kintu nimushwane, mugatuza buri wese akumva undi ku buryo mugera ku mwanzuro w'igisubizo cyangwa se murebe uburyo mukemura cya kibazo. Kubaha ni ikintu cy'ingenzi kubera ko iyo nta cyubahiro gihari nta n'ikindi kintu kiba gihari hagati yanyu. Ikindi kintu cya gatatu nanone ugomba gushingiraho ni ikintu bita communication, ikintu bita ibiganiro. Iyo ibintu bitagenda neza, iyo ibintu byanze, abantu barahura bakaganira bigakemuka. None uyu muntu ushaka kwinjiza muraganira. Ese muganira koko mufunguye? Hari ukuntu abantu baganira ariko ukumva hari ibintu bahishanya, bafitanye utubanga tumwe na tumwe utazi. Ahubwo uyu muntu muganira mute? Ese muganira mutuje? Muganira nta bwoba? Muganira nyine wumva ko kuko muganira? Reba communication yawe hagati yawe nawe nibigenda neza. Nusanga muganira neza sava, ariko ni ishingiro ry'ibintu byose ugomba gushingiraho. Ikindi kintu nanone ugomba kurebaho ni ikintu bita icyizere. Ese uyu muntu akugirira icyizere mbere yuko umwinjiza mu buzima bwawe? Ni wa muntu ubwira ibyawe nta kujajinge cyangwa se ngo agutera amabuye, arakumva se agakubaza nyine ukabona ko uyu muntu akwizeye. Ese uyu muntu iyo muri kumwe wumva uri safe, wumva koko utuje. Icyizere rero ni ikintu nacyo gikomeye. Ikindi kintu nanone nakubwira washingiraho ni ikintu bita emotional support. Ikindi kintu nanone gikomeye cyane utagomba kurenza amaso. Uyu muntu arakwankurajinga. Hari igihe ufite ibintu ukora, umuntu akaba ari wa muntu ugutera imbaraga, na cya gihe byanze ukumva arakubwira ati pushinga, uyu munsi ntibikunda ariko ejo bizakunda. Uyu muntu yishimira success zawe. Uyu muntu nyine ubona gute amarangamutima ye arangana iki? Arakuze? Ni wa muntu uhorana drama se? Ni wa muntu muhora mushwana kuruta uko mwumvikana? Reba emotional support. Ikindi kintu nanone ugomba gushingiraho ni ikintu bita character. Kwa kundi imico y'umuntu, apana kumureba physically fit ngo uvuga ati uyu muntu ni sawa. Reba imico ye, kubera ko abantu benshi baravuga, ururimi ruvuga ibyo rushaka, ariko banza urebe ngo ese ibyo avuga n'ibyo akora. Imvugo niyo ngiro. Uyu muntu ibyo avuga n'ibyo akora, kubera ko abantu benshi bashobora kukubesha bitewe n'icyo bagushakaho n'icyo bakubonyeho kugira ngo bagere ku byo bifuza nyine kuri wowe. Ariko nubasha kureba ukareba imico yabo, ukareba koko ibyo bavuga niba ari byo bakora, bizatuma umenya niba koko uyu muntu ari uwo kwizerwa, ari uwo kwinjiza mu buzima bwawe, atari uwo kubwangiriza no kugusigira ibikomere. Ikindi kintu nanone ugomba kurebaho cyane ni ikintu bita peace of mind. Wa muntu we amahoro arahenze. Amahoro ni ikintu gikomeye, ni ikintu gikomeye cyane ku buryo utagifite nta kintu na kimwe ushobora gukora. Ibintu byose biranga. Niba uyu muntu rero nta mahoro aguha,
iyo uri kumwe nawe ntutuza, iyo uri kumwe nawe wumva sinzi, uwo muntu ntabwo ari uwo kuza mu buzima bwawe. Reba wa muntu uguha amahoro utuma utuza. Ese uyu muntu cya gihe byanze, numva nananiwe, numva ncitse intege, ni wa muntu ushobora gusanga nkaruhuka? Ese ni wa muntu ushobora guhobera ngatuza? Uyu ni wa muntu ko kumpa amahoro? Ibyo byose nibyo ugomba kureberaho mbere y'uko ureba isura, mbere y'uko ureba iki, kubera ko ibintu byinshi birahinduka bitewe n'umubiri w'umuntu, ariko umuntu uguha amahoro, umuntu uguha gutuza, uwo muntu aba akwiye iruhande rwawe. Ikindi kintu nanone ugomba gushingiraho ni ikintu bita kutibura. Ese uyu muntu iyo muri kumwe wumva wuzuye, wumva uri wowe, ntabwo uhinduka cyangwa se ngo ube utari we kugira ngo mugumane. Banza urebe iki kintu. Hari igihe uri kumwe n'umuntu ukumva uruzuye, ukumva neza neza uruzuye cyane, ufite imbaraga zo gukora ibintu byinshi, ukumva kuba uri kumwe nawe ari ikintu gikomeye cyane kandi cyakugeza kure. Hari n'igihe rero uri kumwe n'undi ukumva rwose ntabwo uri comfortable, ukumva n'ibyo waruzi biranze, ukumva nyine imbaraga zirashize. Uyu muntu rero niba ugiye kumwinjiza mu buzima bwawe, banza urebe ko adatuma wishushanya. Banza urebe ko niba ugiye kumuvugisha utabanza kwihindura ngo ubanze kugira gute. Umuntu wa nyawe atuma uba wowe wa nyawe, ntawe agutera guhinduka ngo ushake kwigira inzobe wari igikara, ushake kwigira gute. Umukuri akagukunda ukuri, uwo ni we wa nyawe. Nawe wa muntu uzakenera kwihindura, kwigira utari we kugira ngo ukunde umushimishe, uwo muntu ntimuzarambana, kubera ko igihe kizagera wowe wa nyawe ugaragare, ukomeza kwihisha nyine bizanga. Ni byiza rero ko ushaka wa muntu utuma utihindura, wa muntu utuma utibura, wa muntu ugutera imbaraga, wa muntu wumva ko uguma nyine utuje uri wowe wa nyawe. Jya ureka abantu bagukundira ukuri aho kugira ngo wishushanye kugira ngo abantu bagukunde. Umuntu wagukunze ukuri aguha gutuza, aguha amahoro n'umutekano. Izi rero ni main key uzagenderaho mbere y'uko winjiza umuntu mu buzima bwawe. Tuzajya dukomeza tugenda tureba main key, ibintu byinshi bitandukanye bizagenda bidufasha mu buzima busanzwe. Wakoze cyane kubana nanjye, bye bye, ndabakunda.